inyuma gato duherekejwe n'indirimbo FPR muryango w'abanyarwanda. Uyu munsi tugiye kuganira ku mateka y'izina FPR inkotanyi cyangwa se RPF inkotanyi ndetse n'uwatanze iri zina. Umuryango wa FPR inkotanyi niwo uyoboye Repubulika y'u Rwanda kuva Jenoside yahagarikwa, urangajwe imbere na Perezida Paul Kagame udahwema kwandikira abahatana mu matora. Ibi bigashimangirwa n'imiyoborere myiza, iterambere, ubumwe n'ibikorwa by'akataraboneka biririmbwa no mu mahanga. Benshi bibaza inkomoko y'izina RPF inkotanyi yaboneze mu mahanga kubera ko abanyarwanda bari barahejejwe mu buhunzi bakimwa uburenganzira ku rwababyaye kuva mu mwaka w'1959 ubwo abatutsi bameneshwaga bagatwikirwa abandi bakicwa. Aya mateka y'izina FPR inkotanyi mugiye kuyagezwaho nanjye Imanishimwe Vincent, umuyobozi w'urwego rw'igihugu ngishwanama rw'inararibonye, akaba umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka rya RANU ryibarutse FPR inkotanyi. Tito Rutaremara yahishuye uko izina inkotanyi ryavutse mu kuboza umwaka w'1987 nyuma ya Noheli. Yagaragaje ko umusaza utari warigeze akandagira mu mashuri yisumbuye witwaga Kanyarushoki bitaga Muramutsa yatanze izina inkotanyi. Yagize ati, mu bakada abanyamuryango ba mbere twazanye kwiga hari abasaza b'abahanga bize amashuri abanza gusa kuko batagize amahirwe yo gukomeza kwiga. Twifuzaga kubaha ku nyigisho ngo tumenye niba abantu batarangije amashuri yisumbuye bakumva amasomo ya filozofi twigishaga. Umwe muri bo twaramubajije tuti, ese umuntu uharanira ibye akabirwanira ashyizeho umwete agakora yivuye inyuma ntiyemere gutsindwa, niyo yatsindwa kongera akabyuka agakomeza kugeza bibonye, twamwita nde? Umusaza Kanyarushoki bitaga Muramutsa yafashe ijambo maze abatanze izina inkotanyi agira ati, uko ni ugukotana, ubikora bari inkotanyi. Uwo musaza amaze gutanga izina inkotanyi ryahise rihabwa ikinyamakuru cy'umuryango wari wariyemeje kwakira buri munyarwanda wese. Ibi bijyana no kuriya umutwe w'ingabo zabohoye u Rwanda ndetse zikanahagarika Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu cya 1994. Iyi nteko rusange ya RANU yarangiye ishyaka rivuyemo umuryango wa RPF inkotanyi yari yahuriyemo abanyarwanda baturutse mu bihugu binyuranye babagamo nk'impunzi harimo Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Zaire n'abari bavuye mu Burayi. Yari yobowe na Mutimura Zenu wari perezida wa RANU, umunyamabanga mukuru Musoni Protasi na chairman Tito Rutaremara. Gusa ubwo izina ryahindukaga hamaze no gushyirwaho amahame mashya, hatowe abayobozi bashya. Imiyoborere myiza ya RPF inkotanyi igikataje yagejeje byinshi ku banyarwanda birimo umutekano usesuye, demokarasi, iterambere mu ngeri zose. Birenze ibyo, umusanzu wayo wageze no mu mahanga harimo n'ibikorwa byo kugarura amahoro mu bihugu binyuranye. Aya ari amateka y'izina RPF cyangwa se FPR inkotanyi ndetse n'uwatanze iri zina n'abagize uruhare kugira ngo haboneke izina FPR inkotanyi. Ndabasaba gukanda subscribe ku TV yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share. Mwari kumwe nanjye Imanishimwe Vincent.